Nashukuru Mungu aliwachunga yote. Nasi anatuchunga. Jina lake libarikiwe katika Yesu Kristo. Tunafurahi wana tuko pamoja nanyi katika jina la Yesu Kristo. Kama nanyi mnafurahisha. Tunamaliza masiku mingi kwetu. Lakini vilitufurahisha kuona ko twahurira imbere y'Uwiteka. Tuona tukutanie mbele ya Bwana. Kwanza iwacu katara ya kwetu. Kubera ko iwacu nta mumaro bifite. Ya kwetu habina mafaa. Tumaze iminsi turi kurya. Tunamaliza masiku tukikula. Ariko twanaranze tugira inzara. Gatatu nakuwa na njaa. Ushobora kuba wariye nijoro. Naweza kukula usiku. Ariko waje gukanguka. Lakini ukenda kuamka ukagira ngo munda yawe bahakubu. Nawaza kama mtumba yako baripafagia. Kubera yuko ari byo kurya byakanya gato. Chakula ya muda kitambo. Ariko hari ibindi byo kurya. Lakini kuna chakula kingine. Bibeshaho. Naishi. Kandi byo kurya bibeshaho. Chakula cyo tunaishi. Bisumba inka zawe. Bisumba imodoka yawe. Bisumba abana bawe. Bisumba umugabo wawe. Bisumba umugore wawe. Biruta familia nini? Napita jamaa kubwa. Kubera yuko naho nabyara abana 100 za watoto 100 uko hapfa mumwe fariki mmoja niko bagenda bagabanuka vile wanaenda nuwabyaye bake ore banyariza wachache ni hapfa mumwe kufa mmoja nabo niko bagenda bagabanuka banapunguka rumba twaba twiringiye iki naona sasa pale tunatumaini ariko igikuru kihoraho ijambo ry'Imana rizahora biteka byose kandi mbere na mbere niryo ryatangiye kandi niryo ryahozeho niryo rizahoraho niryo ritazavanaho na gato ariko abana ba Gerard bashiriye hano umugore we ashiriye aha umugabo wawe ashiriye aha Imana yabiduteguriye yararebye azabona iby'isi byose kwari ubusa dutegurira ijambo nimba tuyikomera amashyi turahaguruka dusoma ibyanditswe byera mama kusoma maandiko matakatifu iyo turasanga mu gitabo cya Yosuwa tutaona ndani ya kitabu cha Yosuwa ibice byaho ni 3 kabisa sura 3 chaka muri mungu hagere kandi afite Biblia wese mtu mwenye yuko na Biblia yote atwereke ko yahabonye tuoneshe kama alipafika ni Yosuwa ibice 3 Yosuwa sura 3 ibice 3 murongo wa mbere sura 3 mstari wa kwanza tunasoma tugeze ku murongo wa gatatu soma hadi mstari wa 5 tunasoma mu izina rya Yesu Kristo bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo avana Ishikimu n'Abisirayeli bose bagera kuri Yorodani barara batambutse iminsi 3 ishize abatware banyura mu ngando hagati bategeka abantu bati nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi aribo batambyi muzahereko muhaguruke aho muri muyikurikire ariko hagati yanyu nayo hazaba intera ya mikono 2,000 muzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyo nzira maze Yosuwa abwira abantu ati nimwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe amen Mwene Jeremy arasengera yavuga asengere imitima y'abera watakatifu tugimwe kumukabaza mwatura bigushimira kugeza imbere zawe mwami twumvisha amagambo yawe arasomwe datawera dutuzi ushaka kuvuga igikuri twa mwami ariko ibyo wadutekereho mwami Yesu Kristo mwami mutugezeho mu izina Yesu Kristo datawera nuko inyuguto irica ariko umwuka wawe ugatanga ubugingo niyo mpamvu mwami tugusize mu maboko umukozi ukoresha umusore mwami wagaga imbere zacu mwami Yesu Kristo n'umuntu mwami ndatasho
bike ariko mwabizi ko wowe uri umunyambaraga mwami Yesu mwongera imbaraga mu Yesu Kristo data wera muri nambaza n'acubahiro tutakumva gusa mwami ahubwo mwami twumve kadusha no mu bikorwa data wera turakuragije byose mwami tuze mu biganza byawe ngomerwe nawe Yesu Kristo nashobora kwicara naweza kete imana yacu ihimbazwe wetu turayishimiye namshukuru cyane kandi cyane tena sana ntabwo tuyishimiye yuko turababwiriza ubutumwa bwiza mushukuru kwa kuwa tuko wapasha habari njema ariko nabyo twabishimiye nabyo tunezi wacha tumshukuru kuko igihe gisize wakuwa wakati inaisha mu myaka irenga 2000 myaka zaidi 2000 abantu benshi barayobye watu wengi walipotea ariko twebwe lakini sisi Imana yaratuyoboye Mungu alituongoza twayishimira ko yaduhaye ijambo twashimira ko akatupatia neno twayishimira ko yaduhaye ubugingo buhoraho twashimira uzima wa milele kandi ubwo bugingo buhoraho yana ile uzima wa milele ntabwo bubonerwa mu bantu hapatikana ndani ya watu ahubwo buboneka mu izina rya Yesu bali hapatikana ndani ya jina la Yesu Kristo kubona tukiriho kuona tukiwa tunaishi kuona tuchumba ijambo watu nasikia neno neema ya Bwana uzengurutse hirya no hino zenguruka kama na ngambo ngoma gusanga abantu benshi zikuta watu wengi bari mu bintu batazi kama mambo hawaelewi ndio biva ndio binatokea kwenye vinaelekea ko abana b'Imana ni watoto wa Mungu bafitiyo bava wanakuja wanaenda bafite niyo basha wanakuja natoka na Imana yadukuye na kwenye Mungu alitutoa ariho naho iri kutujana na kwenye anatupeleka numara kwasobanukirwa cyapalewa uzamenya ubasha bw'Imana Imana yaduha ijambo ni habituwe tuvuye gusoma amagambo gusoma neno ariko twifuje ko lakini tunatamani hapa tutayumva twenyine tusiasikie pekee dukeneye gusangira n'abashitsi nataka tuchangie na wageni tugasangira na bene urugo tuchangie na wenye nyumba shobora kibazo tumushitsi nende naweza kushughuliza mgeni ni nani se ni mshiti wacu waturutse Minnesota alitoka Minnesota ese ni mwene data na mshiti wacu waturutse na ndugu walitoka muri Georgia huko Georgia cyangwa se ni Kabeja uvuye au ni Kabeja kutoka huko Afrika muri Afrika oya hapana hari abashitsi kuna wageni dufite abashitsi na wageni mu bwoko kabiri namwe aina mbili wa aina mbili hari abaterana ku cyumweru hano gusa kusanyika Jumapili hapa tu abo na abashitsi wale ni wageni kuko aho Uwiteka yaturajije ejo tutateranye ejo ntabwo hasi kusanyika jana hajue sinzi niba muri kubyumva dufite n'abandi bashitsi bateranira hano batarabatizwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo abo nabo ni abashitsi dufite n'undi mushitsi mukuru ariwe baturaritse kandi twaje guhurira nawe mu jambo uwo ni Umwami wacu Yesu Kristo turamuraritse naganirira imitima y'abera nayiganirira nanje na mwene data ntadusagure iyo Mana turayiraritse giziganire natwe ibyo twari turi hano tukumva ijambo ry'Imana rigira riti Imana yacu yaramenyekanye ku isi hose yabambwe ku musaraba iriyerekana ku isi hose abantu bose barayireba barayimenya ariko bayimenye ntibayisobanukirwa twebwe tuyisobanukiwe twemera kubatizwa mu izina ryayo kugira ngo itubere umukiza n'umwami iducungure kudapfa iyo ipfa mu cyimbo cyacu twebwe dukire ab'Imana yakijije uyo muyimfasha tuyihimbaze tuyihimire tuyitire akaburu n'izina rya Yesu Kristo twaraba gupfa ariko Imana ubwayo yemera gupfa mu cyimbo cya bene data yemera gupfa mu cyimbo cya bashiki bacu iyabikoze nihabwa icyubahiro n'izina rya Yesu Kristo uyu munsi turaganira ijambo rigira riti gusobanukirwa inzira y'Imana hari inzira nyinshi ariko harimo n'inzira y'Imana byari bisaba kugira ngo dusobanukirwe inzira y'Imana ese inzira y'Imana twayisobanukirwa dute inzira y'Imana
tuzayibona he? Tuzayibona mu ijambo ry'Imana. Nta handi wabonera inzira y'Imana udafashe ijambo ry'Imana. Nta handi wabonera inzira y'Imana utarebye mu ijambo ry'Imana. Urebe abatubanjirije ubabaze ngo mbese kugira ngo Imana ikorane namwe mwanyuze he? Uhamagare Petero ubaze uti Petero kugira ngo Imana ibahe umwuka wera muri mu cyumba cyo hejuru mbese Petero mwanyuze he? Uhamagare Paulo ko wari ugiye kuvuma ubwoko ugiye gufata abafurere i Damasiko igihe wikubise hasi uhuye n'umuco kugira ngo ugaruke ukorere Uwiteka mbese Paulo wanyuze he? Numara kubona inzira ukayisobanukirwa nawe uyicamo kuko nta kindi gihe wigeze guca muri iyo nzira. Imana yacu ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Gusobanukirwa inzira y'Imana ni ukureba abatubanjirije. Niba baranyuze muri Bibiliya ukareba ba Paulo, niba barafashe Bibiliya ukareba ba Petero, niba barafashe Bibiliya bakabona kubatiza mu izina rya Yesu Kristo. Ese umwuka wera yabamamukiye mu cyumba cyo hejuru biciye he? Byari biciye mu ijambo ry'Imana. Umwami Yesu amaze kuzamuka yarababwiye ati ndagiye ariko simbasiga imfubyi, ntawoherereza musaidizi atawaelewesha ukweli yote. Abize Imana ya Petero mubikomereremo ntakabuza iyo hari umwuka wera izatuzamura kandi tuzabana nayo ubuturo bwayo bwera bwo mu ijuru. Tuzambara amakamba ataswe z'inyenyeri, tuzaririmba, tuzabyina, tuzacuranga, umuntu azacuranga indirimbo anezerewe ari mu bukwe bw'Umwana w'Imana. Petero mwanyuze he? Paulo kwari ugiye gufata abafurere i Damasiko kugira ngo ugaruke ukorere Uwiteka mbese Paulo wanyuze he? Nahuye n'umuco mu nzira y'i Damasiko mbura aho kunyura ikubita hasi numva ijwi. Iryo jwi numvishije ntabwo ryari iryo gukambama, ntabwo ari ryari ryo guhinda nk'inkuba, ahubwo ryari sauti yoroheje, sauti nyepesi. Ko numva ijwi sasa pana sikia sauti yoroheje, sauti nyepesi. Eliya igihe yahunze, Eliya wakati alikimbia ari mu buvumo, alikuwa ndani ya kichaka, yumva umushitsi mwinshi, anasikia kabisa jino nyingi, aravuga ngo ntari Uwiteka, anasema huyu si Bwana. Yumva umuyaga mwinshi, anasikia pepo nyingi, aravuga ngo ntari Uwiteka, anasema huyu si Bwana. Yumva ibintu byinshi, anasikia mambo mengi, ariko yumva ntari Uwiteka, anasikia ule si Bwana. Ariko yumva ijwi, lakini anasikia sauti, Eliya we, Eliya byuka, amuka, urye, ukule, unywe, kunywe, kuko urugendo kwa safari ari rurerure ndefu sana. Nabyumvise, nibisikia Uwiteka Bwana Mungu ni uvuze ibyo. Ndiye anasema bibi ijwi ry'Uwiteka ribasha kukongorera wicaranye na hamenya ntaryumva ariko sanduhora karyumva. Ijwi ry'Uwiteka rirongera hamenya ariko shangare ntabwo arabyumva. Ijwi ry'Uwiteka rirongorera batatu baje n'abashyitsi ariko 10 basigaye be kuryumva bataye batabatijwe ariko batatu batana gakiza. Ijwi ry'Uwiteka riza ryoroheje. Turi kuganira ngo gusobanukirwa inzira y'Imana. Imana ntabwo iziteye ubwoba, Imana iziri gushaka icyazimiye kugira ngo ikironke. Ntabwo yabona ihene iri kuyihamagara ngo waherewe, ntabwo yabona intama iri kuyihamagara ngo wahama urihe, ntabwo yabona umuntu iri kumuhamagara ngo urihe. Ifata ikirere cyawe wa muntu, yamara gufata ikirere cyawe wa muntu uri gushakwa ikamanza yaba muntu
kuko Imana yacu yabigenjeje kugira ngo ikuronke jewe nawe. Yambaye umubiri wa kimuntu, yemera kuvuka, yemera kurira, yemera kurya, yemera gusigatirwa mu myenda y'impinja kugira ngo yerekane ko nayo ishaka umuntu. Imaze kukuronka, imaze kundonka, iranyiyereka, irakwiyereka, igaragaza ko ari Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati si ugushidikanya Imana burakomeye. Kubona Imana yakwambara umubiri wa Gerari ikagaragara mu isi bakayireba ari umuntu, ikamamazwa mu mahanga yose, nuko nyuma yaho ikazamurwa. Niyo Mana niyo twizeye, niyo Mana ya Petero, niyo Mana ya Pawulo, ageze ngo mu isanga ifatanyije nanjye n'izina rya Yesu Kristo. Yosuwa azinduka kare. Yosuwa anaamka mapema. Avanisha itimu na Israeli wote. Ariko bageze kuri Yorodani. Barara batambutse. Barara bila kuvuka. Kubera iki? Kwa nini? Ntabwo ari ugupfa kugenda. Kari muri kaburimbo. Kufa kwenda Kihorera sio kaburimbo. Ntabwo wapfa kugenda. Sio kufa kwenda. Ntabwo wavuga ngo warize. Kusema mimi nishifunza. Ntabwo wavuga ngo uzigutwara indege. Ntabwo wavuga ngo uzigifaransa. Ntabwo wavuga ngo uzicyongereza. Ushobora kubuza icyingereza ariko utazi Imana. Ushobora kubuza igifaransa kandi irimo. Ushobora kubuza gutwara indege hagati karimo. Amen. Ndakomwiruka zahindutse bana. Mwenye mnakumbuka zilangusha bapfuye bazi icyingereza ko muri kureba mwenye mnaona bapfuye bazi igifaransa wanakufa najua Kifaransa. Baragiye kwiga wanaenda kujifunza bakarangiza za teologia bakiyongeza hali ya juu wanajiongeza. Ushobora kuvuga uti ko mbabonaga bahagaze. Unaweza mbona wanasimama. Bibiliya iri kuvuga, Biblia inasema umuntu wese mtu yeyote uzindamararira akabona ko ari uriho, akabona ko ntacyo abaye, akabona ko ahiriwe, ameze nk'upfuye ahagaze. Anakuwa kama mtu mwenye anakufa anasimama. Hariho n'abahagaze alikwambia kuna anasimama ariko barapfuye. Lakini ulishakuwa mzoga zamani. Kamubona ahagaze aho, unasema pale ubonaga igipangate cha exit. Unaona ile kipangate inakuonyesha exit. Umuyaga guje ile pepe na peperusha kidogo. Ariko wana Imana. Lakini watoto wa Mungu. Na umuyaga gwaza. Na umuyaga gwaza. Na umushitsi waza. Abana b'Imana. Watoto wa Mungu. Baravuga bati mwarimu, mwigisha, turapfuye, tutabare. Ariko abandi bo, lakini wengine bapfuye bahagaze, wanakufa wanasimama. ariko igihe abigishwa bari kumwe na Yesu Kristo pamoja na Yesu Kristo ndani ya bwato. Umuyaga waraje guje mwinshi, barataka bahamagara umwami Yesu bati mwami, mwigisha, turapfuye, dutabare, umuraba ni mwinshi. Mfalme Yesu anasimama. Jumutabazi anazagutabara atakusaidia. Yeremiya ari kuvuga ati Yeremiya anasema ati nabaza nzagutabara kandi nzakwereka ibikomeye utabasha kubara. Imana yacu ni ubutabazi. Twisobanukirwe uyitabaza izagutabara, uyihamagara izagutabara. Izina ryayo ni Yesu Kristo. Amen. Yosuwa abwira abantu ati, Yosuwa anambia watu eti nimumanzirize abantu, mwanzie watu kubera yuko wakuwa Biblia tubwira abami, natuambia wafalme, tubwira abatambyi, tubwira n'abahemu, tuambia na walawi. abo bose bafite imirimo. Wale wote wana kazi. Iyo mirimo ni Imana yashatse ko ibaho. Alitaka ikuwe. Abalewi, walawi n'abatambyi wakohana bakorera Uwiteka, wanatumikia Mungu. bamwe bafata ijambo bakarijandira abantu kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana, abandi bagafata ibitambo by'abantu bakabijana imbere y'Uwiteka kugira ngo Imana ibababarire byavuye muri rya jambo, none bemeye kwihana. Imana itumye Mungu Jonas anatuma ndugu Jonas muri ya bwoko wabwire ko ibyaha byabo byarundanyijwe byabaye byinshi, none ngiye kubarimbura nibasihana. kama watubu
akagenda anaenda muziki kigezweho najua kinafuata uyu mudugudu mureba mnaangalia nta uzabuha hatakuwa tena mwabyumvise unabisikia uyu mudugudu muri kureba mnaangalia kitamasaha make nimutihana mwacunguye kuwiteka mwangoye inzoga mwarasinze mwarasamanye mwararoze mwagize urwangano none ibyo byose mwakoze byababaje uwiteka nimutihana uwiteka arabareba Mungu atawaangamiza akigenda anajiendea kabisa baba wale watu bagapfuka wanapiga magoti bakarira uwiteka Mungu uwiteka Bwana Mungu turapingira nakusihi dutabara usaidie ibyaha byacu dhambi zetu tunaziacha ntabwo tuzongera tutaongeza tena umutambi mkoani akazana ibya bitambo bya anakuja zile dhabihu zao zote amanika amaboko na wamanjije kwiyeza akavuga ati wa mana bwa bwoko bwawe bwemeye guhinduka none nawe mubabarire imana iri mu ijuru ni inyembabazi yaratubabariye twarabagupfa yewe nawe ariko abatambyi baradutambiye dufite umutambyi mukuru izina rye ni Yesu Kristo yabaye igitambo ku bwanje yabaye igitambo ku bwawe izina rye kirihabwa icyubahiro wadutambiye tuzamuramya igihe cyose wadutambiye tahora muhimbaza wadutambiye tahora mushima izina rye kirihabwa icyubahiro izina rya Yesu Kristo nuko Yesu arababwira ati mwese nimwiyeze kuko ejo turaruka kandi uwiteka azakora ibitangaza hagati yacu ariko mbere yuko tugenda tubanza twiyeze uje wiyeza uko bukeye kugira ngo umwami wawe naza nijoro asange wiyejeje uje wiyeza mu gitondo kugira ngo naza nimugoroba asange nawe wejejwe turi kuganira ijambo rigira riti sobanukirwa inzira y'Imana sobanukirwa inzira y'Imana ni ukumenya ibyanditswe byera ukamenya icyo Imana yavuze ukamenya icyo yavugiye mu bahanuzi ukamenya icyo yavugiye mu ntumwa kuko twebwe turi itorero ry'Imana ntabwo turi itorero ry'umuntu itorero ry'umuntu ryakubakwa none ejo rigasenyuka ariko itorero ry'Imana ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi n'abanabii abo ndi kubwira ni bande wanaambia ni wanani Église de Nation ni kanisa kabisa la mataifa ni itorero ry'abanyamahanga kanisa la mataifa kubera Abisirayeli wakwa Waisraeli ubu bariyo mbere biko baretse Imana badaacha Mungu ariko itorero ry'abanyamahanga kanisa la mataifa Imana yaraje iraduhindukirira kugira ngo turonke itorero ry'abanyamahanga rero kubabwira nti nimusobanukirwe inzira y'Imana inzira y'Imana ndahandi ni mu ijambo ryayo naho waba uri umwe gusa wewe uhagarara nka Meshaki uhagarare nka Sasaduraka ukahagarare nka Abedenego Imana nziza nijoro irakwitwarira niza mu gitondo urabona intsinzi ese urabyemeye naho waba uri umwe gusa amaherezo mwisho muri ibyo byurimo vile biko ndani uzabonamo inyungu utapata faida batusomere Yobu watusomee kitabu cha Yobu ibice 8 sura 8 umurongo wa 7 mstari wa 7 aramanuka ageze hepfo kutoka chini kuganira ngo mazungumzo ya gusobanukirwa inzira y'Imana elewa njia ya Mungu. Amen. Niyo watangira uri muto namwe kuba niyo watangira ufite imyaka 18 niyo watangira ufite imyaka 12 niyo watangira ufite imyaka 7 amaherezo Imana izakuzamura ibyo uhagazemo n'ukuri kw'ijambo ry'Imana icyo nabiburiza no kugira ngo uhagarare mu kuri ukuri kw'ijambo ry'Imana amaherezo yabyo Uwiteka azakugororera urabyemeye uhagararemo umunsi w'amakuba n'ibyago wewe uzatsinda komeza endelea ndakwinginze baza ibihe bya kera wakati wa kuwa mbele babaze waulize urabaza bande urabaza ba
numara kwasobanukirwa nawe uzace muri iyo nzira kuko iyo nzira ntabwo wari uyizi ariko kugira ngo uyimenye ubanza wabaza batubanjirije abazize inzira za kera kugira ngo namwe muzimenye mbese izo nzira za kera ni iz'abatubanjirije baranesheje bamaze kunesha igihe cyabasha gukora kirangiye bajya kuruhuka ubu baradutegereje ntabwo Imana izadukorera mbere yabo ahubwo Imana izamanza ibahishure natwe tubone kugaragara duhurire nabo mu bukwe avanse endelea wite kubyo bashimikiraga ushughulikie kwa yale walio sisi wakesho tuzi ariko kugira ngo tukimenye tubaririze inzira za kera za zamani ngo mugende mu nzira zose z'i Yerusalemu mukubite hirya no hino mubaririze mushakishe mubone umuntu naho yaba ari umwe gusa ariko kugendera mu kuri mukurikire mumenye ko ari kugendera mu kuri ahari kubajana harimo ubugingo buhoraho ariko uzakurikira bize inzira zaba zizashirira hariya nawe yawe uzabirangira umuntu umwe niwe wavuze mtu mmoja alisema eti runaka nani mtu fulani akianguka anje nzao mimi nitaanguka mbega murazimira ona mwenyerisha potea runaka niba kuwi mtu kama naanguka ikimenyetso nukuvuga ngo ntabwo yigeze guhagarara umuntu wahagaze ntabwo umuntu wahagaze ntabwo yagwa ahubwo umuntu ugwa uzabwera arapfuye ngo barangwa bazimana bayimenya gute itarabiyeretse abayiyeretse nibo bayimenya abatibitiyeretse niyo barira bayo babona bazimupata mubaririze inzira za kera za zamani ejo twari turi kuganira numvise ukuntu abahanuzi ba Bali babatabaje nanga kwita anakatara kuitika abahanuzi bararize bagera n'igihe cyo kwikeba ko bari ndiyitana ariko Eliya umwe wageneye mu ijambo wakoze nk'ijambo Imana ya Isirayeli yari igaragaje ku musozi Karumeli naho yamwe gusa ahagaze mu ijambo nzabana nawe nzagendana nawe nzakorana nawe kugira ngo nzabone ibihembo turi kuganira ngo tunazungumuza ati gusobanukirwa inzira y'Uwiteka gusobanukirwa inzira y'Uwiteka uzayonera mu bagaragu b'Uwiteka abo bagaragu b'Uwiteka ni banje nari Imana yatumye hari abandi bitumye Uwiteka ari kuvuga ngo barihuse kandi ari byo babatumye ariko hari Uwiteka yatumye kuna wenye Mungu alitumye shimira Imana yaduhaye umuhanuzi w'igihe cyacu tugenda tugeze ku jambo kandi risobanure neza adushyire ku murongo kugira ngo natwe turisobanukirwe umuhanuzi w'igisekuru cyacu twite William Mario Branham Imana yamutwoherereje tubashe tuyikomera amashyi Matayo ibice 7 sura ya 7 ku murongo wa 15 mstari wa 15 ndasoma mpereye ku murongo wa 15 tukuganira ngo ubaririze inzira z'Uwiteka kumenya inzira z'Uwiteka kuelewa au kutambua njia ya Bwana turasoma mu izina rya Yesu Kristo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma yazana wanabii wa uongo bazaza aho muri basa n'intama ariko imbere ari amasagaryana muzabamenyera ku mbuto zabo mbese hari abasoroma umuzabibu ku mugenge katika miiba cyangwa imbuto z'umutini ku mutovu katika mibaruti nuko igiti cyose cyera imbuto zacu imbuto nziza
ariko igiti kibi cyera imbuto mbi, igiti cyiza cyera imbuto nziza, igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza kitabasha kwera, igiti cyiza kimenyekanisha. Bakadusubira ku murongo wa 18. Igiti cyiza kimenyekanisha, ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro, nuko muzabamenyera ku